Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu kijwi kiri muri base kubera inkorora n'ibicurane biriho, ariko ntago bibuza Imana kuvuga icyo yifuza kuvugana natwe. Mboneyeho kandi kubifuriza umwaka mushya muhire, kandi twiringiye ko mwawutangiye neza. Tubifurije ibyiza byose bibonerwa muri Kristo Yesu. Ku bashyitsi batugendereye, amazina yanjye nitwa Lambert BARIHO, ndi umukristo muri uru rusengero. Ndubatse kandi nkunda Yesu, kandi nshimiye Imana kubw'ubuntu yangiriye ikantera iteka kugira ngo abe ari jyewe usangiza ijambo ryayo muri kino gitondo. Ndanashimira n'ubuyobozi kuba bwangiriye icyo cyizere, kandi Imana ibihererwa icyubahiro. Ntarajya mu ijambo, bavuze ku giterane cy'amakouple kiri ku wa gatandatu w'iki cyumweru tugiye gutangira ejo. Kizabera kuri Ligue. Nyuma y'igihe kinini abantu benshi batandukanye badusaba ese kuki mwigisha mukajya ku ruhande, bikaba bisa nk'ibintu by'abantu bake, mwabijyaguye bikajya ahantu hanini abantu benshi bakabyumvaho. So ni muri urwo rwego rero turi gutangira kubigira binini kugira ngo abantu benshi bashobore kuba bashobora kugira icyo bunguka. Birumvikana hari icyo bisaba mu bushobozi, ariko bisabe Imana Data. Isi ntibiyuzuye n'ibyayo, nibishaka kuhaba byaguha ubushobozi da. Ibyo ni akantu koroshye ku Mana. Ndabizi nicyo buri wese ahita atekerezaho ari amafaranga, ariko ntabwo abanyarwanda bose bazaba bari kuri Ligue ku wa gatandatu. Kandi nta nubwo abakristo bose bazaba bari kuri Ligue ku wa gatandatu. Ariko niba uri mu b'Imana ishaka kwihaba, kandi ukaba wumva biri ku mutima wawe, wabisengera ukabibwira ngo hari ahantu nifuzaga kuhaba. Wowe cinzira unshoboze kuba nagerayo, ubundi urebe uko Data azabigenza. Simbizi, ntabwo nakubwira ngo bizagenda gutya, ariko Imana irabishoboye kubera ko ni Imana Data. So kiri hariya rero, abazigisha amafoto mwayabonye, ntabwo mbivugaho byinshi. Topic tuzaba tuvugaho ni ibyiringiro ndetse n'iterambere rirambye ry'urugo n'umuryango wawe. Ibyo nibyo tuzaba tuganiraho. Imana ishimwe cyane. Muranyemerera rero twinjire mu ijambo ry'Imana. Twatangiye umwaka dufite intego nziza cyane. Nkuko muyibona hariya, iravuga ngo izina ryawe ryubahwe. Ababonetse ku cyumweru gishize, umushumba yatubwiye ko aya mezi abanza y'uyu mwaka tugiye gutinda cyane ku kumva ijwi ry'Imana. Buriya rero, iyo Imana itanze intego nk'iyi ngiyi, yarangiza igaca n'akarongo ku gikwiye kwibandwaho, buriya tuba dukwiye guhagarara tukibaza ngo Mana urashya waruriye. Niki kiri inyuma y'ibi bintu? Kubera iki watekereza muri topic nyinshi zibaho, mu bintu byinshi twakagombye kuba tuvugaho, ukatubwira ngo uyu mwaka ndashaka ko izina ryanjye ryongera guhabwa icyubahiro, ndashaka ko izina ryanjye ryongera kugarura igitinyiro cyaryo. Kandi kugira ngo ibyo mubigereho, intambwe ya mbere ni ukugira ngo mwongere mugaruke mwumve ijwi ryanjye. Icyo kwibaza rero muri ibi bintu ni ikivuga ngo ariko buriya Imana iri kuki? Ariko si bivuze gutya ubu bizahinduka iby'uyu mwaka gusa, ubu bizahinduka iby'aya mezi gusa, cyangwa nuko Imana iri kuvuga iti ndabona hari ukuntu ibi bintu byibagiranye, reka nongere mbigarure, nongere mbakangure kugira ngo ibi bintu bigaruke mu buzima bwanyu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuganire. Umutwe waryo uravuga ngo kumva ijwi ry'Imana nk'uburyo bwo kubaho.
kumva ijwi ry'Imana nk'uburyo bwo kubaho. Nibibe evenoma, nibibe igikorwa cyabaye ngo kirangire twagisoje, ahubwo bigahinduka uburyo bwacu bwo kubaho bwa buri munsi. Kuko ndahamya ndashidikanye kandi nabiguhamiriza mpagaze ku maguru yanjye abiri, sibye ko ntazi niba hari n'ayundi nahagararaho, kubera ko ayanjye niyo mfite ubushobozi bwo guhagararaho gusa. Hari igihe tuvuga ngo umuntu ahagaze ku maguru yabiri ukagira ngo hari undi yatira akagira yahagararaho. So mpagaze ku maguru yanjye ndaguhamiriza ngo Imana ikiri ku mutima wayo ntabwo ishaka kuyumva bya hato na hato, ahubwo irashaka ko ijwi ryayo mu buzima bwawe rihinduka ubuzima, bihinduka uburyo bwo kubaho. Imana yacu idufashe kandi mfashe kugira ngo mbashe kubisobanura uko yabishyize ku mutima. Uyu munsi rero ibyo tuza kuvuga byose turaza kubishingira ku cyanditswe kimwe. Ntabwo ndi bubatware mu byanditswe byinshi, ndi bugerageze uko nshoboye. Tugume muri Matayo igice cya 6, turi busome duhereye ku murongo wa 5, turi burangirize ku murongo wa 18. Aho niho tugiye kubakira ibyo turi buganireho muri kino gitondo. Imana idufashe cyane. Matayo igice cya 6 umurongo wa 5 kugera ku murongo waho wa 18, turasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhereko usenge so mwihereranye. Nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so uzi ibyo mukennye kuko so azi ibyo mukennye mutarabisaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abari mu imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Nuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. 16. Kandi nimwiyiriza ubusa ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ariko weho niwiyiriza ubusa, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa, keretse so urahiherereye. Kandi so ureba ibyiherereye azakugororera. Imana yacu ishimwe cyane. Ayo niyo magambo tugiye kubakiraho ibyo tugiye kuganiraho muri kino gitondo. Kontekste y'aya magambo kugira ngo twumve aho abarizwa, ari mu gitabo cya Matayo mu gice cyitwa ngo ni ubutumwa Yesu yatangiye ku musozi. Ni ubutumwa Yesu yavuze ashaka kubwira abantu ibijyanye no gukiranuka, ashaka kubwira abantu ibijyanye n'uburyo bwo kuba ubanye n'Imana neza. Bivuga ngo hari ibintu yaraje gukuraho, hari ibintu yaraje gusenya, hari ibintu yaraje guhindura, ariko atangiye no kubabwira ngo mwebwe mwatangiye kunkurikira, mwebwe mwaje kuri jyewe, hari ubuzima bundi butandukanye mutegerejweho, hari ubundi buryo bwo kubaho mukeneye kubaho.
ubwo buryo bwo kubaho rero bumwe mu byo yavuze tububona muri iki gice cya gatandatu. Ndagira ngo nkwibutse n'ikindi kintu gikomeye. Iki gice cya gatandatu niwo mutima w'ubu butumwa bwiza, kubera ko butangirira mu gice cya gatanu bugakomereza mu cya gatandatu bugasoreza mu cya karindwi, nyuma yongera kujya kwigisha ahandi, ariko ubu ngubu iki gice cya gatandatu niwo mutima wabyo. Bivuga iki rero? Burya ikintu cyitwa umutima w'ikintu ushatse wagitega amatwi, kubera ko aho niho ruba ruzingiye, aba ari ipfundo ry'ibintu. Muri aya magambo rero Yesu aravuga iki? Yesu ari kubwira abantu ibijyanye no gusenga. Mwumvise ko byagarutse inshuro nyinshi. Nimusenga ntimugasenge nk'indyarya, nimusenga ntimukavuga amagambo menshi, nimwiriza ubusa ntimukabikore kugira ngo abantu bagaragare. Yanavuzemo n'ibindi bitandukanye, ariko turi bugaruke cyane kuri iki kintu cyitwa gusenga. Urebye uko yabivuze ni nkaho hari kategori ebyiri ari gutandukanya: kategori y'ababikora uko babyumva, na kategori y'aba ari kubwira uyu munsi ababwira ngo mwebwe dore uko mukwiye kubikora, bitandukanye n'uko bisigaye bikorwa hariya. Mbabwire bantu b'Imana, naratangaye. Uzi ko buriya Yesu ari kuvuga ikintu gikomeye. Uzi ko buriya ngo n'indyarya zisenga bigakunda, ngo indyarya zirasenga bigakunda. Uzi ko buriya ngo n'abapagani basenga bigakunda. Mwabisomyemo ku murongo ngira ngo ni nk'uwa karindwi hepfo aho ngaho, ngo nimunkabere nk'abapagani basenga ngo basubiramwe amagambo menshi, bavuga byinshi cyane, ngo bibwira ko ari cyo kiri butume basubizwa. Nabo barasenga bigakunda. Bivuga iki rero? No mu gihe cya Yesu hari abantu bari bafite ukuntu bakora ibyo wakwita iyobokamana mu buryo bwabo, ariko bakabikora bitandukanye n'uko Imana ibishaka. Yesu rero aravuga ngo ntimumere nkabo, ahubwo mwebwe hari uko nshaka kubereka. Dore rero ikindi kintu cyakoze ku mutima wanjye kandi gikomeye. Uzi ko aba bantu umuntu barebera hanze kubatandukanya uw'ukuri n'utari uw'ukuri bigoranye? Ku muntu barebera hanze bose abona basenga, ku muntu barebera hanze bose abona baterana, ku muntu barebera hanze abona bose bajya gusenga. None se izina ry'Uwiteka ryabura gutukwa gute? None se icyubahiro cy'Uwiteka cyabura kugenda gute? None se ibyo bintu byose bakora ko byitiriwe Imana biri burangire izina ryayo ritandagajwe? Kuko nabo bavuze ko bari gusenga Imana, ariko birangiye bakoze amadega n'ibindi byose. Dore icyo numva Imana yabimbwiyeho: ntabwo igihe cyacu cy'uyu munsi gitandukanye n'igihe Yesu yavuze aya magambo. Kuko uyu munsi izina ry'Imana, ubu abantu batangiye kujya ashaka guhakana ko ari umukirisitu. Abantu batangiye gutangira kutemera ko ari abarokore. Kubera iki? Hari ukuntu uburokore bwagiyeho icyasha. Kubera iki? Burimwo indyarya nyinshi, burimwo abapagani benshi, kandi ku nzego zose. Mumbabarire rwose, mumbabarire, ntawe nshaka gutuka, ntabwo abo tuvuga ntabwo bari hano. Mumbabarire, abo turi kuvuga barahandi, bari mu kindi giterane, barahandi hano, ariko ntibari hano. Ndabizi hataza kugira uvuga ngo namuteye ibuye. Ariko izi ndyarya n'aba bapagani bari mu nzego zose, kuva kubo mujya mwita ngo ni abapotre, kugera kubo twita ngo ni ababishopu, kugera kubo twita ngo ni abashumba, kugera mu nzego zose, kandi baba babikora nabo mu izina ry'Imana. Iyo kontekste rero y'icyo gihe yateye Yesu kubwigisha abigishwa, bakavuga ngo dore rero mwebwe nimujya gusenga, dore mujye mubwira data, mubanza mumubwire ngo muri iyi minsi izina ryawe rirandagajwe, ariko mujye mubanza mumubwire ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe turashaka ko ryongera kubaho. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryongere ryubahwe. Imana ishimwe cyane. Ariko yongeraho n'ikindi gikomeye, aravuga ngo icya kabiri, ngo mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze. Ariko icya gatatu, ngo mujye mwongeraho n'ikivuga ngo ibyo ushaka, bwa bushake bwawe bujye bukorwa muri iyi si, bujye bukorwa aho ngenda, bujye bukorwa aho nirirwa, bujye bukora aho ndara, bujye bukorwa mu mirimo yanjye buri munsi.
nk'uko bukorwa hariya mu ijuru. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Kubera ko kontekste y'icyo gihe izina ry'Uwiteka ryari ryarateshejwe agaciro. Kubera ko muri kontekste y'icyo gihe hari harimo indyarya nyinshi cyane. Ariko Yesu aravuga ngo nyabuneka abantu banjye mwebwe mugende bitandukanye. Kubera iki? Kubera iki? Kubera ko hari ubuzima bushyashya nshaka ko butangira. Mukavuga muti rero Lambert nawe ko wihandagajeho, ubwo ibyo byose uzanye birahurira he n'ijwi ry'Imana, birahurira he n'ibindi byose? Bantu b'Imana, dore ngiye no n'amasaha ndabona agenda yegera imbere. Ntabwo ngishigaye nshaka kuvuga ibintu byinshi, sigaye nshaka kuvuga bike, kuko nabonye kuvuga byinshi n'ubundi abantu ntibabishyire mu bikorwa, natwe ni nanjye simbikire mu bikorwa, ntacyo bimaze. Ninshake mvuge kimwe ucyumve, tugende tugishyire mu bikorwa. Hari umupastor umwe, sinzi niba kuko ntari umushumba nyine sinabikora, ngo yarabwirije ikibwirizwa kimwe buri cyumweru ari cyagarukaho. Hanyuma ngo abantu baramwegera amazi ariko pastor rwose nta kindi kibwirizwa ufite kuri kubwiriza ikibwiriza kimwe gusa. Arangije arabwira ati rero mumbajije ikibazo kibi. Iyo mumbwira ngo biriya watwigishije twamaze kubishyira mu bikorwa, tubwira ikindi gikurikiraho, icyo gihe nari guhindura ikibwirizwa. So icyo ndi kuvuga ari iki rero? Maze gusanga kuvuga menshi siko kuyamara. Niyo mpamvu nshaka kuvuga bike nkarekeraho nkavuga mvuye aha, hanyuma tugasenga tukajya kureba niba ibyo twize twabishyira mu bikorwa. Ipfundo ryatuma ubuzima aba bantu bari babayemo butandukana n'ubwaba bagose bwari ubuhe. Muri aya magambo twasomye Matayo 6, ni iki kirimo wasoma? Kuko ni ibintu dusanzwe tuzi. Nimugasenge nk'imyarya, nimugakore nk'ibiki, nimugagire, ni ibintu dusanzwe tuzi. Ni iki kirimo wavuga utuye umunsi nacyumvise kandi nicyo ngiye gutahana? Dore ipfundo riri ku kintu yakomezaga agarukaho, yagarutseho inshuro 10 zirenga muri iki gice, kivuga ngo so wo mu ijuru. Ntago munyumvise, ndabisubiramo. Ipfundo ryo kugira ngo babeho ubuzima butandukanye n'ubw'ababakikije. Ipfundo ryo gutuma basenga bitandukanye n'ababakikije. Ipfundo ryo gutuma biyiriza ubusa bitandukanye n'abandi. Ntabwo ari uko basengera muri Omega, nta nubwo ari uko bazi Kagugu, nta nubwo ari uko baterera n'iya mbere cyangwa irya kabiri, ntabwo ari uko baba muri HBF. Byose ni byiza dukwiye kubikora, ariko ipfundo yavuze ni rimwe. Akomeza agaruka ngo mwebwe ikizakora difference, kuko ntiyababwiye ngo mujye mwiriza iminsi mike, nta nubwo yababwiye ngo nimusenga mwebwe ntimukavuge, ngo mujye mukora meditation gusa. Yaravuze ngo mumenye uwo musenga. Uwo musenga ninde? Ni so wo mu ijuru. Iyo ni aho naho ruzingiye. Kubera iki ibyo bintu byaba ipfundo ryabyo? Buriya umubano n'Imana niryo pfundo ry'ibindi byose. Umubano n'Imana, relationship niyo key. Ibisigaye bihinduka religion. Abo munyumvise kambisubiremo. Umubano n'Imana niryo pfundo, ibindi bisigaye ni ubunyedini. Umubano n'Imana niryo pfundo, kandi uwo mubano n'Imana ukabana nayo uyizi ubuyiriyo. Aho naho ruzingiye, kuko ntabwo hari ikindi mwabonye yababwiye bazakora gitandukanye. Ntabwo yababwiye ngo mwe nimujye musenga kuwa kabiri cyangwa se musenge kuwa gatatu. Ntabwo yababwiye ngo mwebwe nimujye musenga mujye mukora agasengesho gafinyoye kameze gutya. Naririya rya data wa twese yabahaye ntabwo ari ukuvuga ngo niturusubiramo bizaba birangiye. Yarababwiraga ati mwarebye ariko aho bigomba guhera, mwarebye ariko aho bigomba guhera. Dore uwo uko muzajya mumwadressinga, dore uko muzajya mubwira uwo nguwo wa undi nakomeje mbabwira. Mujye mumubwira ngo data wa twese, our father, data. Abandi basenga uwo badafitanye isano. Niyo mpamvu bibasaba kubyereka abantu ngo abantu nibabibona buriya n'Imana iraba yabibonye.
abandi basenga Imana iri kure cyane, ku buryo bisaba ko basubiramo cyane, bisaba ko banavuga cyane, bisaba ko banakora n'ibindi bikorwa byinshi cyane. Ariko arababwira ngo mwebwe, ndagira ngo mwibuke ko musenga ari papa. Uwo musenga mufitanye umubano. Ntabwo ari Imana iri distant, ntabwo ari Imana yazindutse, ntabwo ari Imana itari interested mu buzima bwawe, ntabwo ari Imana iri kure. Ni papa, ni papa. Nuyisenga rero nka papa kwirirwa tubyumvise twahita tujya mu kindi cyiciro. Nta nubwo abakurikira bazigisha ku ijwi ry'Imana. Kubera iki? Kubera ko nta muntu uzi wanjye kwigisha abana banjye uko bavugana nanjye. Nta muntu uzi wanjye ngo aze kunyigisha uko mvugana n'abana banjye n'umugore wanjye. Nta nubwo tugera igihe ngo tuvuge ngo igihe cyo kuvugana kirageze, igihe cyo kuvugana ntabwo kirarangiye. Oya, turavugana, turaganira, bumva ijwi ryabo nabo bakumva iryanjye. Kubera iki? Turi umuryango. Niba utari pariti y'uwo muryango rero, niba utiyumva nk'umuntu uri mu muryango, uzahora ujya guhova ijwi ry'Imana, uzahora ujya guhaha ijwi ry'Imana. Njya ngira abantu baza kunsura ariko birangira batashye. Kandi igihe tugira n'ibihe byiza ariko birangira batashye. Kubera iki? Ntabwo ari abo mu rugo. Ariko abana banjye turahorana. N'ubu ndi hano ndi kubatekerezaho. Ndi kwibaza mu kanya baraza mu iteraniro rya kabiri bari buze gutengeye, naje imihanda ifunze, ibyo byose kubera iki? N'abana banjye. Wirorete, dufitanye umubano. Muntu w'Imana, muntu w'Imana. Umva, nateguye ibintu nyine biri ku murongo biri aho ngaho, ariko munyemerere mbishyire ku ruhande mvuga uko bije. Umva iki ngiki, buriya ibintu byitwa ubukristo twarabikomplitse nyamara bitari komplike. Twarabikomplitse tubizanamwe amakode n'ibindi bintu byinshi, nyamara mu by'ukuri ari ibintu byoroshye, ari ibintu bya relationship, ni ibintu byo kubana. Ni nayo mpamvu ntushobora guhagarika ubukirisitu. No mu gihe cya mbere byaranze. Kubera iki? Ni relationship. Ubu se wanca mu muryango wanjye wabishobora ute? Kandi ni ibintu biri personal, ntundamenya n'igihe byanabereye. Ariko kubera ko byarangiye bibaye ibintu by'amateraniro, bibaye ibintu by'amasosiyasiyo, bibaye ibintu by'amakode, byageze ahantu ku buryo nyine tubikomeza. Kandi mu by'ukuri Imana yo yarabyoroheje. Yaravuze ati uwo musenga ni papa. Ubwo se mwebwe muri bande? Muri abana. Niba muri abana mukaba musenga papa, ubwo se kuvugana na papa ibyo ni ibintu bisanzwe. Kuvugana na papa, ahubwo mutavuganye iki cyo kibazo. Muzi iyo mutavuganye mutangira gushaka abajyanama b'ibyerekeye ingo n'imiryango. Mujya mu byo mu Cyongereza bita family and marriage counseling, bakanabakorera na therapy. Kubera iki? Kubera ko urugo rwanyu ruba rwatangiye kuba rubi. Urugo rw'Imana rero ntabwo ariko rumeze. Urugo rw'Imana ntabwo ariko rumeze. Ahubwo ikibazo kikaba ngo dukeneye kongera kwibuka ko ubukristo it's about family. It's about ni umubano wo mu rugo tubanyemo na papa. Bityo rero no kumusenga, buriya nta muntu ukwiye kugushitura ngo wasenze cyangwa ntiwasenze. Ubu se hari ubwiriza umwana wanjye ngo tuganire. Gusenga biroroha, ariko iyo byahindutse ngo tugiye gusenga tukabigira amakode, uyu umuntu azaseta ibirenge bavuze ayo kwiriza, noneho ndabivamo ryari, ubu noneho bazarangira ryari ayo kwiriza, umuntu akaza aseta ibirenge. Kubera iki? Ni ibintu nyine wumva ari umutwaro wa eglise, ni ibintu wumva ari ibintu bya eglise. Ariko iyo ari ikintu cyitwa umubano, ubikora uryohewe. Kuganira na papa se nta makode, nta nubwo I don't know, sinzi ukuntu nabibateramo, sinzi ukuntu nabivuga ngo byumvikane. Ariko ipfundo niri nuko tubigira umubano, nuko bihinduka relationship. Anje mu buryo buri pratique,
uyu mubano kugushobora kubana n'Imana ukumva ijwi ryayo nk'uburyo bwo kubaho bizashoboka bite? Ngiye kubivuga mu bundi buryo. Cyambere cy'ingenzi, fata Imana nk'uko iri by'ukuri. Ni data, ni so, ni umubyeyi wawe. Iyo uvuze ngo Imana ni data, kuri bamwe ubu batonetse, kubera ko igitekerezo cya mbere cyiza ni uburyo yabanyemo n'umubyeyi we. Bapapa muri hano, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, mumenye ko ari mwe shusho ya mbere y'Imana abana banyu, abagore banyu babona. Uko mubana nabo bibaha igitekerezo cy'uko babana n'Imana. Hari abantu benshi akubita kandi ibi nta nubwo bisaba kubitekerezaho, gusa kumva igitekerezo ko Imana ari data. Hari ahantu munsi y'ibitekerezo utekerezaho bitangira kuvuga ubwo ibaye data induru ziravuze, kubera ko so wamuvugishaga ari we utangiye ikiganiro, we ntiwashoboraga kumuvugisha. Wategerezaga, waragenda gukicara muri presence ye ugategereza ko akubwira ngo niki ushaka, ko niki kikuzanye sha, ushaka iki sha. Ataravuga ngo ushaka iki sha, ntiwavugaga. Nicyo gituma rero n'abantu bajya imbere y'Imana akagenda avuga ati ntawamenya, akayegera afite ubwoba ko nayo ategereje kwigira ikivuga, kandi akayegera ari kure cyane avuga ati ntawamenya. Iyo so yaguhaga inkoni akagukubita akakumerera nabi, uzanye n'uyegera ufite ubwoba uvuga uti buriya nayo irarakaye n'inyamujinya, aha mujye mwitonda nimugapfe kuza imbere y'Imana uko mwiboneye gusa. Iyo so noneho we yahoraga ari busy, ngo yagiye guhiga amafaranga, yagiye mu kazi, yagiye muri ibi. Ureba nyine ibibazo biri mu isi ukagirira impuhwe papa, ukamubwira uti none se ko Afghanistan, Iran bari kurwana, Venezuela bimeze ukuntu, ese ko numva hano hakurya bimeze ukuntu, buri reka nyireke ndeke kwibaza byinshi, buri irahuze igihe izakemurira ibyo nanjye izageraho inyibuke. Iyo so yari wa wundi ufite ibyo agusaba, ufite demands zibaho n'izitabaho. Kuki ngo hari ababyeyi umwana abona 90 bakamubazaho 10 yayashyize, yabonye 90% akamubaza iri 10 ryo warishyize he? Aho kwishimira 90 yagize bakababazwa n'10 atabonye. Iyo rero wabanye n'umubyeyi nk'u, hari igihe utekereza ngo none se jewe n'amafuti yanjye n'uburyo bwanjye n'ubutamenya bwanjye ubu nahangara kujya imbere y'Imana nkaganira nayo rwose. Ariko ndagira ngo nkubwire iki ngiki, Imana ni umubyeyi wawe, umubyeyi ugukunda, n'umubyeyi ugufite ku mutima, n'umubyeyi ushaka kukuganiriza, n'umubyeyi ugufitiye umwanya. Ntabwo iri busy, ntabwo iba, kandi n'Imana itarobanura ku butoni. Haleluya. Ari ukuntu ibi bintu twabishyizemo amakode twishyiriramwe amagarade, ku buryo nyine hari ukuntu abantu bumva batondetse. Mwihangane nkoresha urugero rwa hano, bigaterwa naho wicara ukurikije uko intebe zitenze. Kavuga uti buriya abantu bicara imbere bo bafite wisa 30 itagishiramwe amayinite, ya indi direct line. Buriya batwebwe dukoresha za tuvugane, abana b'iki gihe batazi tuvugane ibyo barabizi, dukoresha za tuvugane cyangwa amano y'inanga, kandi iyo bayibonye ntibajya bayitaba. Buriya Imana yitaba nyine iyo byagoranye, ariko bano bicara imbere bo bigererayo. Far from it. Ibyo ntabwo ari byo. N'Imana itarobanura ku butoni, nitekereza kucyo ngo waje wicaye, waje ugenda, waje kuri moto wunamye, waje kwigara, ibyo ntabwo ari byo biyireba. Ikireba iravuga iti uri umwana wanjye nkunda kandi nkakwishimira. Ntabwo ari Imana irobanura ku butoni. Nawe wakwiyumvira ijwi ryawe, nawe wakwiyumvira ijwi ryawe, nawe waganira nayo.
kubera ko ntabwo irobanura ku butoni. Yaba yarobanuraga ku butoni ntabwo nakagombye kuba mpagaze hano imbere yanyu. Ntabwo nakagombye kuba mpagaze hano imbere yanyu. Ariko kuko itarobanura ku butoni, iravuga iti nawe umuntu umwe yigeze ambwira ambaza ngo ibyo ndege kubijyamo cyane, ariko ambaza ikibazo navuga ngo uzi ko nijuru uzarijyamo. Ubu utangajwe n'aka kantu kabaye gusa gasanzwe ka hano mu isi, uzi ko nijuru nzarijyamo. Kubera iki? Nanjye ndi uw'agaciro mu maso yawe. Ntabwo irobanura ku butoni rero. Yifata ukwiri, uyifate nka data, bizagufasha kuba wamenya ngo naganira nayo umunsi ku munsi. Usibye nyine imiryango iri dysfunction idakora, niyo ababyeyi n'abana bashobora kumara imyaka batavugana. Iyo miryango ubundi bufite ikibazo. Ariko umuryango muzima, iyo uzi ngo uyu muntu ni papa, umuhamagara igihe ushakiye, umuhamagara amasaha yariyo yose, nta protokole bisaba. Abandi basaba audience, wowe ugerayo, wigererayo. Ntabwo bisaba kugenda ngo ujye kwa secretary ngo umubwire ngo ndashaka kuvugana na papa. Oya, you have a direct line kuri papa. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ubwo icya kabiri nacyo nakivugiyemo, ibone nk'ukuri imbere y'Imana. Uri umwana wayo, uri umukobwa wayo, uri umuhungu wayo. Ariko nukomeza, hari yenjya nibaza impamvu muri iyi minsi dusigaye tugorwa cyane no kuvuga ngo turi abakozi b'Imana. Njya nibaza nka David yarahinduye akajya ambwira ngo papa ngo ubu ndi umukozi hano, ntabwo waza wamubaza ngo witwa nde, akavuga ati nitwa David ndi umukozi hano. Mbega ukuntu nababara. Ariko nibyo bitwuzuye, turi abakozi b'Imana, a servant of God. Ndi umukozi w'Imana. Wabanje ukaba umwana ukagira Imana. Wakwemeye kuri umwana, ukaza uciye bugufi nk'umwana, ukaza ufite uwo mutima wo kuba umwana, niho uri buganire nawe ibintu byoroshye. Kanivugire n'akandi. Rya zina ryayo, iyo uzi ko iryo zina ari irya papa, ntabwo wemera umuntu arivuga uko yiboneye. Ariko iyo uri umugaragu uravuga ibi mbiswara. Iyo uri umukozi uravuga uti buriya boss azi uko azabigenza. Njya mbireba ku kazi, hari igihe ibibazo biza ukabona abakozi barebye hirya bakavuga, bagategereza ko nza nyine kugira ngo mbikemure kuko ni akazi. Ariko umwana atangira gushaka ibisubizo kubera iki? Ari kwikorera. Kanongereho akandi, bwa bwami bwayo mwagize ngo ninde uzabuzana? Ni wowe nanjye. Kubera iki? Turi abana. Aho tugiye turi ibikomangoma, dutwaye bwa bwami yo. Umva kandi icyubahiro cyayo ndetse na bwa bushake bwayo, ninde uzabutwara? Ni wowe. Kubera iki? Ushaka ko ubushake bwa papa ari bwo buba. Ariko niba uri umugaragu uzategereza amabwiriza, uzicara nyine uvuge ngo papa, nanjye ngo papa databusha, niba nkugiriyeho umugisha. Murabizi nyine ukuntu dusigaye tubivuga muri kino gihe, niba nkugiriyeho umugisha, niba rwose muramutse mubitekereje, sinzi niba ariko mufite abakozi namwe murabizi. Hari ukuntu umukozi akubwira, hari n'ukuntu umwana akubwira. Hari igihe umukozi ajya kukubwira ikintu ukavuga uti ariko ubundi uri kumbwira iki kutarasa ku ntego uri mu biki? Akabanza akubwira ngo urabona ngo buriya ngo muri iyi minsi ngo hari ibibazo byabonetse, ngo hari ukuntu muri kino gihe ngo esanse yazamutse. Ukibaza se kudatwara imodoka utangiye kumbwira ibya esanse gute? Ariko umwana araza ati nshaka umugati. Nta nicyo bimubwiye, we ibindi bya esanse byo kuzamuka ibyo ntimubimaze. Araza ati nshaka umugati, kandi akabazi kuri bugira icyo bivugaho. Ukagira icyo bivugaho, ukagira n'icyo bikoraho, ariko we yaje kubera iki? Nta protokole zirimo. Ariko twigiza abakozi, twigiza abantu bari aho ngaho. Hari ukuntu muri iyi minsi bisaba nyine ibintu by'amaprotokole na zaki zose, mbese ukabanza oya nimureke twongere tuba abantu.
mureke twongere tubabana, tujye imbere ya papa tuganire nawe tumuvugisha. Icya gatatu ubwo nacyo nakivunjiyemo, numara kumenya ibyo bibiri bya mbere, uzabane nawe nk'umubyeyi n'umwana. Bana nawe, kuko kubimenya ukabimenya mu mutwe ntubibemo umunsi ku munsi ntacyo bivuze, ntacyo bivuze. Ariko igifite icyo kivuze no kubwira Imana ukayibwira ngo uyu munsi nongeye kwibuka kuri papa, uyu munsi nongeye kwibuka ko nanjye ndi umwana wawe. Ibintu byo guhora ntakumva uyu munsi birangire, papa reka tubirangize tubirangize mu muryango, tubirangize mubwire nawe umbwire. Ibintu byo gutegereza protokole yo kuntumaho abakozi bitwa abahanuzi, abakozi b'Imana, ngo mutaje hano ngo tubabwirize nimwa, buriya nawe wicaranye na Bibiliya yawe ukabwira papa, ukamubwira uti papa uyu munsi iri jambo ryawe riravuga iki, Imana irakubwira ikaguhishurira ikakubwira byinshi. Ikibazo cyose waba ufite ukajya imbere ukamubwira uti papa kwa abana bagiye kuburara tubigenze gute, yiranje. None wese hari so wanyugira se muri uyu mujyi, hari nyoko wanyugira, benshi mumeze nkanjye. Hari n'ubafite ariko ntacyo bakumarira, ari wowe ugomba kugira icyo bamarira. Ariko ufite suri mu ijuru, uwo ni uhamagara rero, uwo ni uhamagara, uwo ni ubwira ukamubwira papa dore ibintu bimeze gute. Ariko iyo twabishyizemo protokole ndende, ngo utagiye kanyarira ngo Imana ntiyakumva, ngo utakinze urugi ngo Imana ntiyakumva, ngo hari ukuntu twabishyizemo ibintu by'ibiprotokole birebire, ngo utiyirije. Hari ukuntu rimwe na rimwe njya nkibaza amatwi n'igifu bihurira he, ngo utiyirije Imana ntiyakumva, ngo kandi nawe ntiwayumva. Nibyo ikwiyiriza bifite icyo bimaze, ibyo ni ibindi somo ntabwo ngiye guca amazi kwiyiriza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo vanaho ibintu by'ibiprotokole birebire, uroretinge nayo, ubane nayo, bibe ibintu by'ubuzima, bitari ibintu byo kubigira birebire. Reka noneho nongereho n'ibindi. Kuvuga ibi ngibi buriya hari abantu benshi kumva gusa tuzavuga kumva ijwi ry'Imana bahise babihirwa, baravuga bati ubu baraje bongere batuvuruge. N'ukuntu umuhanuzi yambwiye ibi bikagenda gutya, n'ukuntu nanjye nari nibwiye ngo byagenze gutya ngasanga sibyo nanjye nibeshye. Ariko nubuhe muryango utagira amakosa se? Nubuhe muryango udakosa se? Ariko niba ari papa, umuntu akaza akubwira ngo papa yavuze iki, uzi ko nawe ari papa umubwira uti papa ibi bintu uyu muntu ambwiye nibyo ra cyangwa sibyo? Kuki wemera ibyo undi akubwiye ukagira ngo we ntufite wax, nureba n'ibindi kubabwira? Mubibaze papa, nimusanga atari byo mubishugunye, mubyange. Ariko niba ari ukuri ubyakire mu buzima bwawe, kubera iki you have access. Ariko tuvaneho ibyo bintu by'amakode n'ibindi bintu byose, twinjire mu kubana n'Imana umunsi ku munsi, twongere kuba umuryango. Nakareka nkavuge buriya abana nyine aba ari abana. Kuba uri umwana nanjye nkaba umwana bikugira mwene data, bikangira musaza wawe cyangwa murumuna wawe cyangwa mukuru wawe, bya bindi byose, kubera ko tuba umuryango. Uzi ko byemewe kwegera mwene data nkamubwira nti hari ikintu numva papa yambwiye, dufatanye kumenya niba numvise neza. Amen. Papa yambwiye ibi ariko kubera ko twigize banyamwigendaho nk'ubugi bw'intorezo, kubera ko twigize abantu b'abakongwe, hari abafite amagarade n'ibiki byose, bituma dutakaza ikintu cyitwa kurondora kandi byoroshye. Noneho kubera ko tutarondoye bikagenda nabi, bigatera bamwe kuzinukwa no gushaka kumva ijwi ry'Imana. Ariko humura, niba uri part of the family, oya hari abandi bagenzi bawe wamubwira uti ariko njya mbona hari ukuntu wowe uroretinga na papa neza, nimubizi se no mu muryango ko bibaho. Hari ukuntu umuntu acakunda akavuga ati ko nshaka kubwira papa iki, wumva yacyumva ate, ubyumva ute, akakugira inama ati rero iyo ushaka kuvugana na papa buriya akunda ibi na biriya, cyane cyane iyo uri kiri mushya muri uwo muryango, warabaye adopte, barakwadobuse, warazanye baragukuye ku muhanda nkaho Yesu yadukuye,
ugeramo ukabaza abandi utari ko hano baroretinga na papa gute, baganira nawe gute, ko ntekereza ko papa yambwiye ibi, murabyumva mute? Mbahuhanye bw'ibyo bintu se? Buri ibyo bintu birakora ntibakakubeshye. Ni gute Lambert yarongora Gatarina? Ni gute Lambert yarongora Gatarina? Wizera gute ko n'abanyarwanda bakazi bakunaniye? Wakwizera gute ko Imana iri kukuyobora noneho gujabuka ukagiyo za Amerika n'ibindi byose? Noneho umuntu mwahuriye muri Kenya utaragera iwabo, uzajya iwabo ugiye ku murongo rukongera ukamugarura hano, utarabona nyina, utarabona se, utaragera no mu gihugu cy'iwabo, wabyizera gute? Ariko kubera ko turi family nabibajije papa, numva hari uko abimbwira, hanyuma aravuga nti ndabizi hari igihe agashyuhirane kanje gashobora kunshitura, reka ngende mbaze n'abavandimwe, kuko aba bavandimwe banjye nabo dusangiye papa, babwire ni jewe ibi bintu mbifitemo interest, harimo ibyo bajya bita ngo ni hariya babita ngo ikira conflict of interest. Ngewe mbifitemo conflict of interest, mwe ko nta conflict of interest, mbese nta nyungu yindi mubifitemo usibye ubwami bw'Imana, mbese mwebwe mwamfashije gusenga twumva niba ari byo papa avuga. Bose bavuze bati ibi bintu birimo Roho Mutagatifu. Naragiye ndongora Gatarina nta mususu n'ingorane, nitaye ngo afite uruhu rumeze gute, nitaye kuki, kubera iki? Mfite ibihamya biturutse muri family. Ariko hari ukuntu tubigira ibintu by'amakode birebire. Akanakoreka nkavuge, umva, hari ukuntu dufata Imana tukagenda tukayifungirana mu kantu nyine bya bindi by'indyarya, kuko indyarya ziba zifite uko zumva Imana iri bwumve. Niyo mpamvu kubera ko zifite uko Imana iri bwumve, niyo mpamvu ziri buhagarare mu masinagogi, akaba ariho zisengera amasengesho maremare, no mu nzira aho abantu babona. Niyo formule, zifite formule. Indyarya zisenga mu buryo bwa formule, ziganira n'Imana mu buryo bwa formule. Ariko rero buriya hari ukuntu natwe twisanga aho ngaho, singira abo nkomeretse, ugasanga umuntu aravuga ngo jewe buriya ntarasinzira ngo ndote, Imana ntivuga. Ngewe buriya nabonye ikina kiriya, Imana ntivuga. Kuki ufata so kamufungirana mu kantu kamwe? Ubu abana banjye baherutse kumbaza ngo nzi indimi zingahe, ndabarondorera mbabwira ko nzi Igifaransa, nzi Igiswahili, nzi Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza. Uruganda rwo rwarananiye, nzi n'amashini n'amahavumo gakeya. Noneho ubu ngubu umwana azaje kandi nabo bamaze kumenya Ikinyarwanda. Rimwe na rimwe rero hari igihe mbivanga, nkababwira indimi nshatse, nkababwira uko nshatse. Nibo bantege kuko ngomba kuganira nabo. Kuki ubwira Imana ngo ujye uvuga gutya gusa? Ucisha. Wabwiye papa ukamureka ukavuga uti papa uko ushaka kuvuga, vuga. Umwemerere avuga uko abisha. Erega arakuzi. Ndabizi ko abana banjye mvuza amashi batayumva, niyo mpamvu ntarababwira amashi narimo. Ndabizi ko Gatarina njizemo urundi rurimi Igiswahili kubera ko twahuriye muri Kenya nzahagarukira, niyo mpamvu muvugisha kuru. Ariko Imana yawe nawe irakuzi, wiyifungirana ngo uyitege kuko igomba kuvuga. Umunsi umwe twari ahantu twigisha tuvuga kwicara ku birenge bya Kristo, duha abantu umwanya ngo biyumvire Imana, batega amatwi bumva Imana. Umumama umwe yumvaga Imana idashobora kumuvugisha inzozi zitaje, aravuga ati kandi hari ku manywa y'ihangu nkayo. Aratangira ati mwisinziriza rero nkareba ko igitotsi cyiza kugira ngo Imana ikunde ivuge. Arisinziriza, hari ubushyuhe bwinshi biranga bigera ahantu aravuga ati menye umuvuno utagikora. Abwira Imana tumva ibyo gusinzira byanze ngaho yeranje. Imana imuvugishiriza mu giti cyari aho ngaho. Icyo yagiye kwicara munsi yacyo kugira ngo kimutwikira arebe ko yasinzira, naho Imana yamuvugishirije. So rekura wibigira ibintu by'amakoro. Tugiye gusenga rero.
wowe ni hehe ufite ingorane muri uku kumva ijwi ry'Imana, muri uyu mubano wawe n'Imana? Ese uyizi nka papa? Ese wowe wiyizi nk'umwana? Ese ni igitekerezo cyari gihari ariko kitari viable, kitari ibintu bya buri munsi? Nicyo wabwira papa muri kino gitondo? Uzi ko buriya ashaka kukuvugisha? Ni hehe umukeneye ushaka kumubwira uti papa, hari amakata yari yananiye gukata, uyu munsi nyagutumiyemo ndayaguhaye, mbwira ko ushaka ko mbigenza. Ntabwo nzi uko, nubwo ndi bukuyobore ngo ugiye kuvugana na papa wawe muri ubu buryo, kuko naba nkwinjiriye. Ariko ndagira ngo worship team bagaruka hano imbere, baducurangire mu ijwi rituje. Iminota isigaye tuyiturize imbere y'Imana. Ugira icyo wivuganiraho na papa, mve hagati yawe na papa, maze wiconnectingire na papa. Niba ukeneye imbabazi ze, mubwire uti papa, I'm sorry, dore maze igihe naratorongeye, maze igihe nakuganiriza nka papa, maze igihe narabaye umwana w'ikirara wagiye, maze igihe nari disqualifying. Niba utanamuzi, nta mahirwe yawe kumubwira uti ariko papa, ibi bintu byose bavuga ahangaha ngewe sinakuzi nka papa, sindamara kwakira Yesu ngo anzane mu rugo rwawe. Uyu munsi nemeye kukwakira, nemeye kuba uwawe. Iminota isigaye ni yawe. Ujye muri uwo mwanya wo kwiganirira na papa. Mana data, uri Imana ariko uri n'umubyeyi. Tubabarire, tubabarire aho ibi bintu twabishyizemo amakode menshi, aho ibi bintu twabigize ibintu biremereye nyamara byoroshye. Tubabarire Mwana, kumva ijwi ryawe byo bamwe ntibanabiherutse, abandi babyumva mu magambo. Ariko muri iki gitondo turaje, ntabwo dushaka kuva hano tutarumva ijwi ryawe, ntabwo dushaka kuva hano tutongeye kubaka umubano wacu nawe. Reka wumve gusenga kwa buri wese uri hano, uri kugira icyo akubwira. Mwana, umva papa, umva uwo mwana muto, umva ukuze, umva uremerewe, umva ucitse intege, umva uwashobewe, umva wibaza ibibazo byinshi. Gira icyo uvuga, gira icyo umubwira. Turacyategereje, ngwino wivugire. Twebwe tukuvugiye twavuga ibitari byo, twebwe tukuvugiye twakubeshye. Ariko Mwana, ariko data, wavugisha abantu. Reka uvuga, reka utwumve, reka utwumve, reka utwumve. Shimwe kuri kumwe natwe, shimwe kutadutaye, shimwe ko ibyacu bisi, shimwe ko dukwiriye imbere yawe, shimwe ko tutari ilegitime, tutari abana b'ibibyare, ahubwo turi abana bakunda kandi ukabishimira. Shimwe ko ibyacu utabyibagiwe, shimwe ko natwe turaha agaciro imbere yawe. Ushimwe Mwana, ushimwe papa, ushimwe, ushimwe, ushimwe. Turagushimiye, turagushimiye ko ijwi ryawe ryumvikanye mu mitima yacu. Turagushimiye ku mubano wongeye kubaka hagati yacu nawe. Turagushimiye ko ushaka ko biba personal, bashaka ko bizamwe abandi bantu, ariko ushaka ko bibi byacu. Ntabwo ari iby'urusengero, ntabwo ari iby'abashumba, ni ibyacu, ni ibyacu. Urakoze papa, urakoze papa.